kumva ijambo ritubwira amateka ya nyakwigendera, ubundi dukomeze nyuma n'imihango isoza igitambo cy'Ukarisitiya. umubyeyi wacu Mukarukundo Alphonsine, uyu mubyeyi wacu Mukarukundo Alphonsine yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1975. yavukiye mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Huye. ashakira mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyamagabe. uyu mubyeyi Mukarukundo Alphonsine yashakanye na Sindikubwabo François mu mwaka w'1995. babyaranye abana 4, umuhungu umwe n'abakobwa 3. akaba yari afite abuzukuru 4, bose bariho, abahungu 2 n'abakobwa 2, bose nk'uko nabivuze ruguru bariho. akaba atabarutse cyangwa se yatabarutse tariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2025 saa moya zuzuye z'umugoroba, ari mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ni aka Kayonza, umurenge wa Kabare, akagari ka Kirehe, umudugudu ni uwa Rompowe. uyu mubyeyi wacu Mukarukundo Alphonsine akaba yavuye mu mubiri azize indwara ya kanseri, akaba ari nayo imwishe. yarayimaranye imyaka 2 ndetse n'amezi 4. ubwo nibwo buhamya, uyu niyo myirondoro y'uyu mubyeyi wacu turimo duherekeza Mukarukundo Alphonsine. murakoze. arakoze utegerejeho umwirondoro wa nyakwigendera. twakira abandi bantu 3 batubwira ubuhamya, barimo Uwamahoro Alphonsina, Mujawamariya, Theodeta na Bashimituze. noneho twakire na Oliva, umuyobozi w'umuryango remezo. twakire n'umuyobozi w'umudugudu wa Rompuwe, n'aragerageza kugira icyo atubwira. ubwo tuba tugeze ku musozo w'ubuhamya. Uwamahoro Alphonsine yakwigira hino, turabaha iminota 2 kugira ngo dutunguze uburyo umwete. umuntu iminota 2 twegereza indangururamajwi uvugira aho nta kibazo. Kristo yazakuzwe. nta kindi kenshi mvuga ko ubuhamya bwa nyakwigendera akiza twarabanye, dusangira akabisi n'agahiye. akijya gufatwa buno burwayi ninjye wa mbere yabweretse. ndamubwira ni rero ugomba kwihutira kujya kwa muganga. ajya kwa muganga, mu bitaro hose yarahazengurutse, aho bamusuzumiye basanga kanseri yaramurenze. tugerageza kujya tumwihanganisha, Imana niyo ishobora byose. igihe cyarageze muri iyi minsi imbaraga ziba nke. ubwo rero agezeho arambwira ati aho bigeze ndananiwe, Imana nizi nduhure. dore nta bindi navugaho byinshi. mu bihe bye bikomeye yaritangaga mu bukene bwe, aho wamutumaga hose yajyagayo, ntabwo yigeze yiganira. ubwo rero ni umuntu ukamenya uko yari ateye, ni umuntu wumviraga buri wese, kandi ikindi yumviraga abantu cyane. ahantu habaga habaye ikibazo hose yabaga ariyo. uyu Mukarukundo Alphonsine namuvugaho ibintu byinshi. mu gihe yageze n'ahangaha yaje ari umubyeyi urangwa n'urukundo, ugira imico myiza,
ukunda abana, ubana n'abaturanyi, Mukarukundo. Twabanye mu bihe byinshi bibabaje bikomeye, ari umuntu urangwa n'urukundo n'imirimo myiza. Ubwo rero igihe cyarageze afatwa n'uburwayi, aratubwira ati rwose narwaye uburwayi bw'amayobera. Turavuga tuti gerageza ugere kwa muganga ajyayo. Mukarukundo arivuza hirya no hino ntahatageze, natwe tukagerageza kumwihanganisha tuti Imana ishobora byose izagukiza, nta kibi wakoze, nta muntu wahemukiye. Mukarukundo agira kwizera, ntabwo yigeze yumva yatambikira ngo ajye hirya. Uburwayi bw'uko yajyaga kwa muganga niko yageraga kwizera, kumva ko Imana izamukiza kandi nayo itamugeza heza ari mu ijuru. Muri kano kanya rero rwose ndahamye ntashidikanya yuko Uwiteka Imana arangije kumwakira mu gihugu cyo mu ijuru, nkurikije umutima mwiza yagiraga. Wabaga urwaye akagusura mu bukene bwe, yakoreye Imana, yabanye n'abantu amahoro. Mana yanjye, nk'uko Doruka yapfuye abapfakazi n'imfubyi bakarira, aka kanya Mukarukundo yafite imirimo myiza. Ndi kumuhamiriza ubuhamya bwiza. Uwiteka Imana mwakire mubaye. Fonsina yaje ari umubyeyi. Fonsina wagiraga wose waramuganyiraga, wamubwira ikibazo cyawe akagufasha, agakunda abana n'abantu, ndetse agakunda Imana. Mu murimo wose twagendanaga gusenga, ntagiye yigeze gucika intege. Agera igihe afatwa n'uburwayi, aratubwira ati, arambwira ati ndananiwe, ndumva ibintu ndwaye nabizi. Mugira inama yo kujya kwa muganga. Muganga amufasha bishoboka, bigera igihe muganga amubwira ati uburwayi bwawe bwarakurenze. Ntiyacitse intege, araje akomeza gusenga no gukurikira umurimo w'Imana, kugeza igihe ananiwe agisenga. Imana mu ruhuko rudashira. Kristo akuzwe. Umuvandimwe Mukarukundo, kuko yari Mukarukundo koko, urwo rukundo nirwo rwamuranga. Namuyoboraga mu muryango remezo, yari umukristo wumvikana n'abakristo bagenzi be, kandi nanjye nk'umuyobozi w'umuryango remezo akanyumva. Ikiyongeyeho rero, nari n'umubyeyi we wa batisimu. Igihe cyarageze nyine rero ashakanye n'umugabo we gipagani, biba ngombwa ko umugabo yari yarasigaye iwabo, kubera ko ahangaha yarari ntabwo hari iwabo. Ubwo rero biba ngombwa ko avuga ati umugabo wanjye yarantaye, reka nkomorerwe. Biba ngombwa ko akomorerwa, aba ari njyewe umubyara muri batisimu. Mu burwayi bwe rero n'ubwo yararembye, yarabayeho afashijwe n'abavandimwe, kubera ko nta kintu yagiraga. Ariko muri ibyo ngibyo abavandimwe bamufashaga, ntiyavugaga ngo ni ibyanjye. Yagiraga gutya, yabona n'umuntu udafite icyo afite akamufasha, bagasangira. Tuvuze ibyo bwakwira bugacya. Imana mwakire mubaye. Akoze. Noneho hari igice kitaraza kubamo gusezera witabye Imana, agire gufata ifoto ayereke abari hano bose. Umujyi wa batisimu yabikora, umujyi wa batisimu nagufasha. Yerekana ifoto, kwakira umuyobozi w'umudugudu rwakurikira imihango yo gusoza igitambo cy'Ukarisitiya. Ubwo rero kuko imodoka ari ntoya, umva habaho umwanya kugira ngo abagenda n'amaguru babe bagenda hakiri kare, sibyo? Abagenda n'amaguru bagenda hakiri kare, nibamara gusoza n'imihango, kuko imodoka ni imwe ntabwo twese twayigendemo, hari n'abarasigara hano n'abaragenda. Murumva nyine uko bimeze. Twakira umuyobozi w'umudugudu. Murakoze. Muraho mwese. Nagira ngo wenda ku bijyanye n'ubuhamya abantu bavuze, ntabwo natwe turi burenzeho ibintu byinshi, ariko uko mbitekereza, igihugu cyacu kigize abaturage bafite umutima nk'uwa Mukarukundo cyaba cyiza cyane. Sinzi wenda abaturage batuye muri uyu mudugudu wa Rompuwe n'abandi bari mu nkengero zaho, imyaka igerangira ngo muri 6, ntekereza ko ashobora kuba agiye mu mwaka wa 7 yari amaze hano acumbitse. Ariko mu ntambara zose zabaga mu midugudu hirya no hino, hari iyo mugeze mwumvamo
Mukarukundo mbese izina ni ryo muntu, ahubwo nimujya mugira izina mujye munarihesha izina, mujye mumenya n'indangagaciro yayo, sibyo? Yari umuntu utakumvaho ikintu cyose na kimwe kandi akubaha abantu abo ari bo bose. Natinze rero nagira ngo ngewe mvuge nsa naho ndi gusoza, ni ugutanga ubuhamya, abandi banabutanze. Ntabwo nabura no gushimira abantu bagize ikintu bakora guhera arwaye, kugira ngo amaze imyaka igera muri 2, ariko hari abaturage mwabaye hafi, hari abagize icyo bakora. Ubwo mbese nanjye navuga ngo Imana ibahe umugisha, kandi ntazagire umuntu wicuza icyo yakoze, sibyo? Ntekereza ko rero twagerageje guhamagara kuri radiyo Izuba, baragerageza batanga inkunga zitandukanye. Abaturage bari hirya no hino hatandukanye mu gihugu batanze inkunga, ariko nyine Imana nayo ubwo yamukunze kuturusha. Numva rero ejo ariko nahageze nimugoroba, bava nyine mbona bitameze neza, bongera kumpamagara mu masaha 4:30 bavuga ati ubwo nyine Imana iramucyuye. Na abantu rero twabashimira, ndetse ntabura gushimira na nyakubahwa padiri. Buriya hari ukuntu abantu abapadiri badakunda kujya mu cyaro, sibyo se? Ariko uhereye ku gihe cyarwaye Padiri Richard twajya duhurira ahantu henshi mu nama z'amatorero, tugakorana umurimo bitandukanye. Rwose nyakubahwa padiri namwe turabashimira, kandi hano ni mu mudugudu wa Rompuwe twatanze ikaze. Igihe cyose hari abakristo banyu, mujye muza mwisanzure, ntacyo bitwaye. Numva rero dusoza, abantu bagiye kugenda n'amaguru bo baza kuba bagenda, ariko hari umubyeyi babanye ngo mu majyepfo, umuyobozi arihangana, uriya mama yari yasabye ko yagira icyo avuga, barabanye ko mama yaturutse mu majyepfo, mwihangane wenda tumuhe umunota umwe, sibyo? Hanyuma agira icyo amuvugaho, ariko ataravuga nshimire n'umuvandimwe Deo, n'ubushize naramushimiye dushyingura mama, n'ubu reka mushimire. Namubwiye ikibazo twagize, arambwira ati rwose uri umuntu wacu kandi twese turafatanije, mushake mazutu gusa mbahe imodoka. Ubwo rero urumva hari abantu bagihari bagikeneye gukorera imigisha, sibyo? Kandi twese turayikeneye. Nawe rero turamushimiye. Ubwo andi magambo mukuru w'umuryango bigenda tutabona turabivuga tumaze kuva gushyingura. Murakoze kanakiri umumama. Harukose na mugenzi wanjye ibintu yakoze n'ahantu ntabwo kwari ukugira ngo wenda bige cyangwa bamenye. Fosina mu buzima bwe niko yamenye, twarabanye, naba ngiye nkamuhereza urufunguzo akamenyera urugo. Fosina yabayeho mu buzima bukakaye. Murabona uyu mwana Vestina akimara kumubyara, ubuzima bwe bwahise bugenda buba nabi, ariko nk'umuntu twuzuraga, twabanye neza, namufashaga uyu mwana kenshi, ku buryo abantu twari dutuye ahantu ku muhanda, uyu mwana iyo yakundaga kuba mu rugo benshi bari bazi ko ari uwanjye. Ahazinaha nyine abashiritse ubwoba bakambwira bati hangana, ariko tugiye kukubaza wa mwana wawe yaje guherera hehe? Umwana wanjye araho. Ariko Fosina ni umuntu wanyuze mu nzira y'umusaraba ikomeye. Imana imuhe iruhuko ridashira, nta kindi nakongeraho. Namwe babyeyi mwamufashije mukamwitangira, Vestina ntiyicwe n'inzara, ntapfana amarira yuko Vestina ari kumuriraho yabuze ikintu amuhereza. Imana ibahe umugisha. Murakoze abashoboye kuduha ubuhamya. Dawe nyir'ubutagatifu, turagushimira kubera bari hano n'abapfuye, kuko washatse ko nyakwigendera Alfonsina aba ari we watumye dukoranira hano uyu munsi. Twari hirya no hino kubera imirimo yacu no mu bundi buzima dusanzwemo, none byose twabisize ari ukugira ngo muri wowe dufatanye akababaro n'abandi. Turibuka umwana wawe Yesu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yakoraniyeho
n'impagarara zose, ko kandi kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga, yemeza ko tuzabaho. Nicyo gituma hamwe n'abatagatifurijwe bakaba bafite ubuzima muri wowe, abo twarebaga uruhanga bakaba baramenye uruhanga rwawe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose dukoraniye hano ngo duhe icyubahiro uyu nyakwigendera Alphonsine. Abamarayika bakujyane mu ijuru, nugerayo abahowe Imana bakwakire, bakugeze mu murwa wa Yerusalemu mutagatifu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire, maze ubone iruhuko ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristo. mwaba mugenda rwose, abadafite uburyo bwo kugenda tugaburira abati. hanyuma abasore badufashije guterura sirikeye. N'utwara umusaraba baze, aba basore muze mudufashe guterura isanduku. Hagira abana ariko barabikora ntacyo. Bajyamo ntacyo. Hagira bajyamo hagati na hagati bijya gukenera hagati na hagati uramo amaguru hagati na hagati uretse tubanza oya ntabwo barataka